ngiye kubasuhuza ni Esther Muhoza. Ikiganiro nta kindi ni ukuri kwanjye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo umushuti wacu yatwoherereje, ndakibasomera ubundi tukiganireho. Yaranyandikiye ati muraho, nitwa izina ndaritaruka kugira ngo nyine mutarimenya cyangwa se abamuzi batamenya, uretse ko nanavuze rimwe wenda nta kibazo. Yambwiye ati nitwa Olivier, mfite ikibazo. Hari umukobwa twakundanye imyaka igera muri 3, nyuma y'imyaka 3 tuza kuza gukora sex, urumva nyine baje kuza kuryamana. Aratwita, ariko muri iyo myaka 3 yajyaga ancamo inyuma nkabimenya kuko najyaga mubonana n'abandi bahungu. Rero muri iyo myaka 3 twaje gukora sex, yabivuze hejuru, aza kuza gutwita, ariko ntago nzi neza niba umwana ari uwanjye, cyane ko yancaga inyuma. Mwongere inama mumbwire, ese ubwo uwo mwana nakwizera yuko ari uwanjye? Nakomeza se kuguma mu rukundo n'uwo mukobwa? Mwongere inama. Ahantu rero muri bumfashe kuko urumva Olivier nk'uko bitubwiye yakundanye n'umukobwa, baza kuza kuryamana nyuma y'imyaka 3. Kuko niba baramaranye imyaka 3 batararyamana ni sawa, kuko ntabwo niba yaranamucaga inyuma cyangwa se wenda nuko natabidusobanuriye, ashobora kuba bararyamanaga ariko wenda muri iyo myaka wa 3 akaba aribwo atwita. Ntabwo tubizi, ukuri ni kwa Olivier ngo aza kuza gutwitamo, ariko ngo yajyaga ngo amuca inyuma. Rero ngo afite kwibaza ati ese uwo mwana uri uwanjye? Ese nagumya mu rukundo n'uwo mukobwa? Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko aka kanya ngiye kuvuga nk'umuntu uri mu ruhande rw'uriya mukobwa, nze no kugaruka mu ruhande rwa Olivier. Mukuri mwarakundanye, kundana imyaka 3. Muri iyo myaka 3 hari ibyiza umuziho, hari n'ibibi, ari ibyo byo kuguca inyuma cyangwa se wenda ibindi yagukoreye ukabyihanganira. Igihe rero gisigaye, kuko kuba atwite ntabwo ari igihe cyo kumusiga, ntabwo ari igihe cyo kumureka, ntabwo ari igihe cyo kumutererana, ni igihe ahubwo cyo kumuba hafi, noneho ukazamenya ukuri kwabyo nyuma y'uko umwana avuka. Ko niko kuri kwanjye. Ntabwo numva yuko mu myaka 3 wihanganiye kuguca inyuma, wihanganiye byose yagukoreye. Ntabwo numva yuko noneho rero aho umenyeye ko atwite, afite ikiremwa mu nda ye, kandi noneho yita ko ari n'umwana wawe. Ntabwo ndi kwiyumvisha uburyo ki noneho aka kanya aribwo ugiye kuba wavuga ngo uramusiga mu gihe kitari cyiza, mu gihe kigoranye, mu gihe abamama bo bahita babyumva. Ntabwo ari igihe kiba cyoroshye, cyangwa se abafemera, abakobwa babyayeho barabizi. Ntabwo ari igihe cyoroshye, ni igihe cyo kuba umuntu yakuba hafi, uba ufite kwiheba kwinshi, uba ufite ibitekerezo byinshi. Sometimes ukaba byagira n'ingaruka ku mwana, kandi nyamara wenda niba ari amaraso yawe ntabwo ubizi. Ibyo ngibyo uzabimenya umwana yavutse. Ariko icyo nagusaba ni uko njyewe kuri kwanjye utamutererana, ahubwo wamuba hafi agakomeza kubona care yabonaga. Ni ukuri Olivier, nyemerera akomeze kubona care yabonaga, akomeze kubona kumwitaho. Ibyo byose byirengagize. Niba yaraguciye inyuma ukamubabarira, ntabwo iki gihe ari icyo kuba noneho wamurekura. Ntabwo ari igihe cyo kumurekura kubera yuko noneho agutwitiye. Niba akubwira yuko ari wowe, nyemerera wihangane. Amezi 9 si menshi, ntabwo tuzi, ntabwo atubwiye amezi agejeje ngo wenda tumenye, wenda tuvuge tuti amezi angahe. Ntabwo ari menshi kuko tutayihanganira, ariko niyo yaba aribwo akibimenya. Amezi 9 si menshi kurusha imyaka 3 mwakundanye. Ihangane,
umara amezi 9 umwitaho nk'uko wamwitagaho. Noneho wenda nyuma aho umariye kubyara uzagenda umenya ukuri. Ushobora gukoresha DNA ukamenya niba umwana koko ari umwana wawe igihe ufite ubushobozi. Igihe udafite ubushobozi nabwo nta nyine uzihangane ukomeze ushakishe uzabona ubushobozi umwana, ko nkeka ko aricyo kintu cyonyine gishobora gutuma umenya yuko umwana ari wawe koko, tutagendeye wenda kuvuga gusa n'isura zijya zibikora ugasanga umwana neza ashobora kuza ari Olivier mwenye ukabona ebana ni wowe pe, ni wowe, kuko Imana nyine ifite uburyo ki igaragaza, ariko ufite no guha agaciro kumva yuko ari wowe yaba niyo yaba atari n'uwawe ubimenya nyuma, kuko kuba yabiha agaciro akavuga ati n'uwawe akaguhitamo kubera yuko aba afite urukundo yagukunze. Kandi gusa yego abakobwa bagira babikora nabo mu rusyo mu n'ingasire, abakobwa bagira babikora ugasanga wenda ntazi nyine n'uwamutenda. Uyu munsi nyine yabonanye wenda na Olivier, ejo yabonanye na Peter, ejo yabonanye na Claude, akayoberwa se uyu mwana yenda ni ya Peter, ni ya Claude, ni ya Olivier. Mbabere kandi gukoresha izina ryawe Olivier rwose, ariko nyine bishobora nyine kubaho, n'ibintu bibaho ugasanga abuze uwo ari we. Ariko nyine icyo gihe simbizi niba bose ashobora kubabwira, ugasanga abwiye Peter ati ndagutwitiye, akabwira Olivier ati ndagutwitiye, akabwira Claude ati ndagutwitiye, ariko nabyo birashoboka sibyo. Ariko niba bikubwiye mwarakundanye iyo myaka yose, ukwiriye rwose kumva yuko udakwiye guhita umureka pe, wimureka ahubwo mube hafi, ugumane nawe mu bibazo arimo, umube hafi, ibyo agusaba wishoboye ubikore kuko uramuzi muramenyeranye. Imyaka 3 ntabwo ari mikeya abantu baba baziranye, mube hafi umukomeze umuheke yamuze yabonaga, umuhamagare umuvugishe. Inshuti zacu nazo zizatubwira muri comment ko zibyumva, gusa njyewe ukuri kwanjye nuko nguko numva yuko ntabwo ukwiye kumureka, kuko ari mu gihe agukeneye, ari mu gihe akeneye kumenya urukundo wamukunze mu myaka 3. Ariko birashoboka ko koko yaba ari iyawe, niba yaranaguciye inyuma ukamwihanganira ukamubabarira, kuko wavuze ko yajyaga guca inyuma ukamwihanganira. Ni rwo rukundo, ntabwo urukundo ari ugukundana mu gihe mwishimye gusa. Kuba yaguca inyuma ni umuntu byamubaho, ariko kandi yanahinduka, umuntu arahinduka, arakosa kandi akanikosora. Ashobora kubikora nyine kubw'impamvu ntazi, ariko kandi nanone akamenya n'ibibi byayo sibyo. Ntabwo kuba yarigeze kuguca inyuma bivuze ngo ubwo ngubwo ni ibyo ngibyo nyine kuko yanciye inyuma inda ntabwo ari yanjye, ntabwo aricyo bivuze. Olivier ukwiriye kumuba hafi ukamumenya, ukamwitaho, ukamuha care nk'izo wari usanzwe umuha, kugira ngo nyine n'umwana uri indani muri we akomeze kubona ibyishimo by'ababyeyi, akomeze kubona care za kibyeyi, akomeze kubona care za papa we, akomeze kumva nyine yishimye. Ntazavuka ari wa mwana nyine ubona atishimiye kubera ko hari ibintu byinshi atabonye yari akeneye. Mube hafi kandi ukomeze kumubera inshuti. Yego wenda ushaka kumva yuko bikugoye kubyiyumvisha, bikugoye kubyakira, bikugoye kuba waguma mu rukundo nawe, basi mubere inshuti, mubere inshuti, mubere best friend, umugume hafi. Niyo wenda we ku giti cyawe utakumva yuko muri mu rukundo, ariko byibura akomeze kukubona nk'inshuti ye ya hafi, kugeza kuri ya mezi wihaye kugira ngo uzabashe kumenya ukuri. Arega ukuri kunashira no mu biganiro, ushobora no kujya muganira ukamubwira ati se sheri ko ubizi naragufashe wanciye inyuma kenshi, wenda 1 cyangwa 2, none nkubwije ukuri ntabwo ndi kwizera niba uyu mwana ari uwanjye. Mbwiza ukuri umwana ni uwanjye, niba koko yarabyemeye nkeka ko wagiye umubabarira kubera yuko nyine afite uburyo cyitwaraga mu kibazo. Niba waramufataga akagusaba imbabazi, akakubwira icyabiteye, akubwira ko abikosoye,
ako kanya nkeka ko noneho yakubwira ati ABCD bimeze bitya, umwana wenda n'uwawe byagenze gutya na gutya na gutya, ukamenya ukuri. Icya mbere rero nakubwiraho inama iruta ibindi ni uko wamwegera mukaganira, ukamwaka umwanya mukaganira, ukamubaza nyine, ukamubwira uko wiyumva, ariko utamubwira nabi, utamutontomera cyane, ko ubizi neza yuko afite ikindi kiremwa mu nda ye, afite umwana mu nda, afite kuba yabaho, afite kuba yabaho n'umwana we bakabaho, afite kuba yakuza umwana we agakura neza. Urumva rero gira impuhwe, wumve yuko uri aka kanya none ntabwo uri kureberera umuntu umwe, ahubwo uri kureberera abantu babiri, uri kureberera mama w'umwana, uri no kureberera umwana umurimo. Umwana umurimo ni umuziranenge, umwana umurimo nta kosa yakoze, umwana umurimo we yaje kubera ibyishimo byabayeho by'abantu babiri, wenda ni wowe cyangwa n'undi. Niyo yaba ari undi rero, reka umwana yo kuba victime, reka umwana yo kugendera mu bibazo byanyu, reka umwana yo guhangayika kubera mwebwe murakuze, mwebwe muzi ibyo mucamo, muzi ibihari, ariko wimubwira nabi umukobwa, ubwo n'umudamu, aka kanya ubu n'umudamu, wimubwira nabi kugira ngo bitafeta wa mwana urengana, wa mwana utazi ko hari n'icyabaye, wa mwana waje kubera ko abantu babiri bishimye. We nta kibazo afite, ntago azi gahunda zanyu, ntago azi ngo byagenze gute. Mufashe uwo mwana akure neza kandi agire ubuzima buzira umuze. Umufashe navuka cyagihe uzabona yuko noneho mama we ari wenyine, aho ngaho uzamenya ukuri gusumbyeho. Ariko aka kanya ayo mezi 9 nshuti yanjye Olivier, ihangane wiyihanganire. Uko rero niko kuri kwa Esther, ubwo niko kuri kwanjye. Nawe ufite ukuri kwawe, ufite inama wagira Olivier, wabicisha muri comment, wakwandika message, ndazisoma ku kiganiro kije, ndasoma kuko ni ikiganiro gicaho buri munsi, ndabisoma nkazamubwira, cyane ko mba mfite nimero yaba yaranyandikiye. Gusa inama yanjye njyewe niyo ngiyo, ntegereje inama zanyu namwe. Ese niyo nama mumugira Olivier abigenze gute? Akurikiza inama mugiriye, murumva inama mugiriye ari nziza? Ndakeka ko ikiganiro nikigeraho azamenya inama namugiriye, azabona muri comment inama mwamugiriye namwe, kandi nzi neza yuko azakuramo inama nzima, cyane ko muri abantu nkuko nawe ari umuntu ariga kandi arikosora. N'uwo mukobwa nawe niyo yakosa nawe arakosoka, kuko turi abantu kandi abantu tugira umutima mugari, uyu munsi twakosa ariko ejo tugakosoka. Reka rero mbashimire mwebwe mwarebye iki kiganiro. Ukuri kwanjye nyamara n'ukuri kwawe, ni n'ukuri kuriya mugenzi wacu, twese hamwe dufite uko twumva ibintu. Niyo mpamvu duhura rero tugakora ikiganiro nk'iki ngiki, kugira ngo duhuze ibitekerezo, twungurane ibitekerezo, kandi twubake urukundo. Ikiganiro n'ukuri kwanjye nakagaruka.